tauhan ka na. natekereje ko watekereje ikintu cyanyacyo. Itama si Alex. Wakabaye warakosoye Alex ibyabaye. Hindi naman sa hindi ko gusto. Oya ntago ari uko nashaka gukosora amakosa Alex. Badong, magulang ako. Badong, ndi umubyeyi. Kung makita nagsasakit. Ntago nakwihangana kubona abana barimo bashwana. Kung makitang magkasundo. Nkeneye kubabona bahuza bafatanya bari hamwe. Kung magulang. Umubyeyi wa nyawe Isang tabi ang kanyang sariling ashyira inyungu ze ku ruhande pananangay. kubw'abana bo. Ang ibig mo sabihin ba to? Nasa Birasobanura iki? may iba kang... Natekerezaga ko ufite ibindi bintu byiza ugambiriye Amelia. Bakit mo pinipili Ese kubera iki ukomeza? kung gawing masama? Si Victor utekereza ko yifuza gukora ikintu kibi, ugahita wihuta ukajya kumuburanya. kahit na ano na ikaw Erega ntabwo yakora ikintu kibi nayo cyamugiraho ingaruka mbi, cyamuhitana. ni Alex. Atandukanye na Alex. Ze yarabivuze yarabonye mugenzi ataragenda. Melia, Amelia, hindi ko lang alam kung ano. ntabwo nzi neza ibi ngibi ibyo ari byo, Pero may kutob ako. gusa mfite ibyumviro. Yun ni Alex. We na Alex ahubwo nimwe murimo murapanga ikintu kibi.